kujya guha abakobwa, ntabwo ari amafaranga yo kujya guhonga abagore, ni amafaranga yo kubaka umuryango wawe. None wa mugabo we, nimba uri mubyara ukaba ufite abo bakobwa nawe ukaba ujya mu kabari cyangwa se ukajya n'ahandi ugahereza wa mwana w'umukobwa mutoya amafaranga, ayo nitwa black money, ari amafaranga y'ubushit, kugira ngo ugende gusa muryamane usize umugore wawe. Uriya mwana w'umukobwa ukeka ko azongera gukora iki? Azongera gukora iki cyateza imbere igihugu usibye kugomeza kwambara ubusa imbere y'abagabo kugira ngo bagomeze bamuhereze amafaranga? Ejo nurangiza uvuge ngo umukobwa ikaze kuri DTR TV Rwanda. Ngewe muri kumva ni Innocent Dusamuremyi cyangwa se Innocent Dontori Martial. Tuje kuganira ku kirero. Guys, hari ibintu bimaze igihe bivugwa, hari inkuru zagiye zicicikana cyane cyane ku ba star bagiye batandukanye. Ubushize murabizi ko twarimo tuvuga ku byerekeranye na Yago, uburyo operasiyo ya Yago kuryo byagenze, uburyo Yago yibasiwe akibasira n'abandi nawe agahunga. Ibyo twarabivuze bihagije, kandi mubona ko byagiye bitanga n'umusaruro kubo yagiye amentioninga, yavugaho bakaba baragiye bamusaba n'imbabazi n'urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se n'izindi, n'abandi bantu bagahaguruka bose bakavuga ndetse ukabona ko hari ahantu umurongo byarimo bijyamo. Ariko iyo saga isa nkaho yahise ikubitana nanone cyangwa se isimburwa n'indi saga ya Sabe wa Isimbi, ndetse n'uwo yigeze gufasha, reka mbivuge gutyo, n'uwo yigeze gufasha Clara, usigaye ubu ngubu bafite Clara TV show, ndetse hagahita hazamo n'umwe mu nkoramutima zabo bose akaba ari zo mpanga abajo twins, aho bari ndabashuje cyane na mugenzi wanyu Ngwino Ndebe. Urabyumva ko byabaye ibintu bikomeye cyane, aho rero izo saga zagiye zizira, aho Sabe n'ubundi yagendaga agaruka mu binyamakuru bitandukanye, muri showbiz gitandukanye, bigaragara ko ngo yagendaga yibasira abantu muri rusange, akagura agatanga amafaranga kugira ngo babone inkuru, abandi abaha amafaranga kugira ngo batajya gutangaza inkuru ku bindi bitangazamakuru. Ibyo ni ibintu byose byagiye bivugwa kuri Sabe, kugeza aho karundura rero y'inkuru, inkuru nyamukuru yagiye hanze, bigaragara ko Sabe yavunitse, Sabe arwaye, atanga itangazo bikiri muri iyo saga ya Yago, ariko abantu ntitwabimenya. Ariko haje ibintu bikomeye cyane, umwe mu banyamakuru cyangwa se bigenga wenda bataraba umwuga, nawe aravuga ati Sabe ntababeshye, yaravunitse ndetse gukira biragoye cyane, kandi gukira kuvunika kwiwe byatewe nuko yari yagiye gusenya urugo rwa mugenzi we, nuko yari yagiye kwisana kwa mugenzi we ku muntu umwe mu bo yafashije cyangwa se n'ubu ngubu agifasha, ari we Ngwino Ndebe ubarizwa mu itsinda rya Amajo Twins. Guys, mwarabibonye rero, ni ibintu byagiye ubona ko bitrendinga cyane, bamwe bakabikinamo komedi, abandi bakabiteramo urwenya, abandi bakabivugaho bakafata nk'igikorwa gisanzwe nyine nka showbiz, abandi bakavuga ati ni prank, abandi bati mbese ubona ko hatangiye kuzamo ibintu byo gufana, byo kwibasira, bamwe bakorana ni subscribe ahantu henshi hatandukanye. Ariko ibyo si byo rero byonyine abantu bashobora kugumamo, ari ngewe atari bwo buryo nabibonyemo. Uravuga ati rero ngewe icyo murabizi nkuko twagiye tubivuga, ngewe ikimbesheje kuri ino TV, ikitumye ino DTR TV ibaho, ni ukugira ngo yubake sosiyete nyarwanda, nta kindi kintu twebwe tugamije. Ibibi tuzabivuga, ariko ni byiza tubivuge, ariko ibibi tuzabivuga mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibyiza. Yego, haboneke ibyiza. Biratangaje rero kubona abantu bafata ibintu minenembwe, bagafata iriya nkuru ya Sabe bakayifata nkaho ari ikintu cyoroheje, bakagifata nkaho ari ikintu kiri hariya kigomba kunyuramo hariya gusa, kandi ari hariya niho hakagombye kubera urugero
rwiza rwo kugira ngo turebe se koko niki dushobora kuba twakora kugira ngo dusevinge ino sosiyete yacu irimo igenda yandura, famiye ingo zigenda ubona ko zigenda zisenyuka kandi bishingiye ku gufata ibintu nkaho ibintu birimo bikorwa ari ibintu bya showbiz gusa. Biriya rero ntago ari showbiz gusa, nkuko nabibabwiye kwa Yago, iriya nayo ni intambara yo mu rugo. Ari niyo mpamvu nkangurira abantu bose kugira ngo bahaguruke barwane, kugira ngo turebe ko ino ntambara nanone yo gusevinga umuryango nanone ishobora kuba yagaragara. Sabe rero nkuko muza kubibona mu ka video gatoya nanone muraza kubibona yaravunitse aho yari yagiye, bivugwa ko yari yagiye gusambana, yari yagiye kwisana kwa Ngwino Ndebe, basanzwe bafitanye ubucuti bw'umwihariko bigaragara, bivugwa ko rwose n'imodoka yaramerutse guserebura uwo Ngwino ari Sabe wayiguze, ngo harimo bashaka n'uburyo bwo kumugurira n'inzu. Nyine ukahita wibaza Sabe ko afite umuryango, afite umugore, afite iki? Ibyo bintu birimo biraza gutya. Urwo n'ugusahura ibyo ni ibyonnyi by'urugo, mu by'ukuri niko nabivuga. Kubona nimba hari umugore kubera ko ya divorceje cyangwa se arimo ashaka gukora divorce n'umugabo we bamunaniye, agashaka no kujya gusenyera urugo rwa mugenzi we, ndetse na Sabe nawe uzi ko umugabo mugiye agashaka gusenyera umugabo mugenzi we, kugeza igihe rwose nawe avuga ati noneho reka mpagere njye gusimbuza kubera nitwaje amafaranga, nitwaje fame, nitwaje icyo ndicyo. Biriya bintu biragayitse cyane. Niyo mpamvu navuga ngo Sabe yakoze ibintu by'ububwa bikomeye cyane, kuko byarambabaje, umubwire byarambabaje, ariko biteye ubwoba, byarambabaje pe. Biriya ntago ari ibintu by'i Rwanda rwose, ntago ari ibintu bizima, ariko kumbabaza ntago ari inkuru ari Sabe wenyine wambabaje mu by'ukuri, kuko yakoze ibikorwa by'ububwa rwose. Kuko urebye yigeze kubakoresha ikiganiro we n'umugabo we, ariko ukabona ko ibiganiro bagendaga baganira byose byabaga byerekeranye ku irari, bitewe na ya nkundura ya Sabe cyangwa se ya topic ya Sabe, buri gihe ihora igaruka mu byerekeranye no gufata abagore bakagenda bakarira ngo bimeze gutya mu rugo ntidushobotse, umugabo wanjye ntashobotse, umugabo wanjye ntibigenda kuriya. Zira nkuru zo kwiriza kuri social media bushize nabibavuzeho, ndavuga ngo biriya bintu nta hantu na hamwe bizaza ngo bituvane bingire naho bitugeze. Biriya ntago ari ukubaka societe, biriya ntago ari ukuza ngo abantu umuntu aze gutanga ubuhamya bwe bwite bw'umuryango wiwe, aze yanika umuryango we. Niburangiza abantu bazi bavuge rero ngo uriya muntu ngo mana, uriya muntu yarahangayitse mu rugo, yarababaye mu rugo. Ariko reka mbabwire, ubundi ni zihe zibana zidakumanya amahembe? Ese burya umuntu uwashungura amasaka yayaburamo inkumbi? Guys, mufunguke ubwonko, mufunguke mu mutwe, sibyo? Nta muntu n'umwe wabura ikintu ajya kuvuga kuri social media, nta muntu wabura ikintu avuga imbere ya kamera, yego. Ariko kubona uri umugore w'umugabo ukajya kwanika umugabo wawe ku gasozi ngo urimo urashaka ngo therapy, ngo urimo urikorera therapy, ntago ari ibintu. Kuba uri umugabo wubatse ukagenda ukataranga umugore wawe ku gasozi abantu bose bakamwanika, ibyo ni ibiki? Bivuze ngo ntago uba wanitse umugabo gusa, uba wambitse ubusa. Uba wambitse ubusa papa w'umugabo wawe, mama w'umugabo wawe, iwanyu bose ubambitse ubusa, kuko nibo babahuje. Barababwira ngo bana bacu ni mubane, barabibemerera. Nimba ushyize ku karubanda rero umugabo wawe, bivuze ngo famiye yose uyishyize hasi. Bisubiremo, yose uyishyize hasi. Nimba wanitse umugore wawe ukagenda kuri social media ukamutaranga, ukamuvuga uburyo cyameze nabi, asa nabi, atoga, nyara ku buriri, agira gute, ari umuntu udashobotse, arara mu kabari, agira gute, urimo uragira ngo urimo urababaza uriya mugore mufitanye ikibazo, ariko n'abana mwabyaranye nabo urimo urabateza ikibazo. Ibyo ni ibintu bitazasibangana kuri social media, bizahora bitrending. Abo bana bazabikuriramo. Ibaza ukuntu abo bana rero bazakura bavuga bazi ko nyina ari indaya, papa wabo ari indaya, papa wabo ari igisambo, ari umuntu udashobotse, ari iki.
none uwo mwana uzaba ari we uhanura umubwire ngo mwana wanjye genda uzubaka urugo rwiza. Ese uragira ngo umubwire ngo uzubaka urugo rwiza, mu by'ukuri urugo rwo yarubayemo neza, yarubayemo nk'umwana mwiza, yarubayemo afite ababyeyi beza? Aho ngaho tujye tuhatekereza, dutekereze ngo nimba ugiye gushyira ibintu ku karubanda, ugiye kuvuga ibintu, ugiye gukora ibintu, jya utekereza ko ugiye gusenya sosiyete, ugiye gusenya umuryango, ugiye gusenya igihugu muri rusange. Ntabwo umuntu ugiye kwataka ari ngewe inosa, ntabwo umuntu ugiye kwataka ari uriya, ntabwo ari umugabo wawe, ntabwo ari umugore wawe watatse gusa, watatse igihugu cyose muri rusange. Ariyo nta mpamvu nabivuze ngo igihe kirageze kugira ngo habeho byibuza leta nanone itangire itegure, usibye n'ingando z'abanyamakuru n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga, hakenewe n'ingando z'umuryango z'abantu bubatse. Leta igombe ishaka uburyo nanone bufatika, nanone mbere yo gusezeranya abantu ivuga ati iki giki n'iki tugiye kuzajya dusezeranya abantu nk'uko bashyizeho ngo kuwa kane ahenshi niho basezeranya. Bajye bafata abo bantu muri cya gihe abantu barimo biga cyangwa se barimo bitegura kurushinga kuza kurahira, bagira ahantu babanyuza, babanze babahugure, babanze babereke ibyo ngibyo, pani byo kujya kumanika amaboko ku idarapo, kujya kumanika amaboko ngo urimo urarahira, urahirira ibintu utazi, udasobanukiwe. Ejo amategeko akugonge, ejo ugende wice igihugu. Ariko kubera ko na leta nayo ntago yigeze ishyiraho iyo polisi, hari amadini amwe namwe abikora, kavuga ati tumugiye kwiga umubano amezi 6, amezi 3 se ibyo ni ibintu byiza cyane mu buryo bw'ubumana rwose, kugira ngo abantu bajye muri spirituel, sibyo, spiritual ability yabo izamuke kubyerekeranye ni gusanga aribo bigishiriza ibyo bintu byose. Ariko leta yo ntabwo ishobora gufata nayo iyo initiative ikagifa ishaka uburyo abantu bajya gusezerana nabo bafata ingando, ndetse n'abamaze kugerayo bagashaka uburyo abantu bongera kwibutswa indangagaciro z'umuryango. Niho rero ngiye mpera mvuga ngo iriya nkuru ya Sabe na Ngwino ndetse na Clara yarambabaje cyane. Noneho bikaba kaburaburizo ku muntu wayitangaje n'umwicanyi pe, yishe sosiyete, yishe abantu benshi, yishe ingo nyinshi. Nkibaza inyungu we yarabafitemo Clara kujya kubitangaza kuri social media, kujya gushyira hanze Sabe, ni iyihe nyungu abifitemo? Ese ni views yashakaga? Ese ni ukwihorera kuri Sabe na Ngwino ndebe babaye inshuti? Mu by'ukuri ikintu yashakaga niki? Sinshaka kumwataka nanjye, ahubwo abantu batangire batekereze, ese kuko ni urukundo se afitiye ingo nanone? Ni urukundo se afitiye umugore wa Sabe? Ubu umugore wa Sabe abayeho ate? Nyega ko ari we muntu wangayitse ubu ngubu mu gihugu pe. Clara, watubwira inyungu wabifitemo ni iyihe? Tuyimenye. Ariko birababaje pe, birababaje. Ugiye kwataka Sabe na Ngwino kubera ko ngo bagiye kwisayidira, ubashyize ku karubanda. Ugiye kuvuga aho bagiye kuryamanira, aho bagiye kuryamanira landlord wabo, uvuzemo mukuru we, barumuna be, umugabo we, uvuzemo ubwo n'umuryango wa Sabe n'abandi bagiye bashamikiye aho ngaho, bose wabashyize hasi. Ibaza izo ngo zose rero watangiye gusenya, ibaza izo ngo zose wasenye. Nibyo Sabe ni mubi, yitwaje fame, ndetse nawe niyo mpamvu ugiye kubivuga, yitwaje fame, yitwaza icyo ari cyo, yitwaza n'amafaranga. Wenda koko nibyo arababushukisha Ngwino, aragenda arabimuhereza koko, cyane ko nubwo atari n'umuco mwiza, ariko abagore nabo cyangwa se abakobwa bagomba kwiga umuco nanone wo kubona ibintu babivunikiye, pana kubona ibintu babinyujije ari uko abantu babanje kuburira cyangwa se abantu babanje kubanyura mu maguru. Sabe kubera iki Sabe? Sabe kubera iki?
kubera iki uhemukira abahanzi, wahemukiye abanyamakuru bagenzi bawe, ukagera naho uhemukira umugore wawe mwiza Raisa, ukagera aho uhemukira umugabo wa Ngwino, ugahemukira Ngwino agasenya kandi utazamurongora, uzamugira umugore wa kabiri se? Ubu nawe agiye kuba side chick, agiye kuba ntuzo wa kabiri. Mu by'ukuri uzamutunga n'utwo dufaranga ugenda tuzajya umuha kujya kumusambanya, mujye gusambana gusa. Ibyo ntabwo ari byo. Ariyo mpamvu rwose Sabe namugaye icyo kintu rwose, kuba kwitwaza icyo uri cyo ukajya gukora ayo mahano, biba ari ikosa rikomeye cyane. Sabe, nizere ko ibi bintu bizakubera isomo aho uri hose, bizakubera isomo rifatika. Ngwino nawe urasenye, ntiwumvikanye n'umugabo wawe, none ugiye kubitura, ugiye kuvuga ngo noneho nanjye ubwo nababaye reka nanjye njye kubabaza abandi. Icyo gikomere ni bwoko ki? Iyo revenge ni bwoko ki? Icyo kintu ni iki kiri mu mitwe y'abantu? Wowe urabonye ko urugo rurakunaniye, nawe utereka njye kunanira ntume n'ingo z'abandi n'izindi ngo nazo zinanirwa. Ubu se Raisa we arabaho ate? Ubu nawe ntugiye gutuma atangira gutekereza Sabe, wasanga nabo bigiye kuba intambara, nabo batandukane nk'uko nawe urimo ushaka gutandukana n'umugabo wawe. Kuki wiyitirira umugabo utari uwawe? Ubanza dukeneye Yesu kugira ngo amugane aze yongera tumere nk'abanyasamariya, nk'umunyasamariyakazi, yongera twibutsa ati n'uriya mugabo ufite ntago nawe ari uwawe, n'uriya mugore ufite nawe ntago ari uwawe. Dukeneye ko abantu ko ibintu bigenda bite. Nicyo kintu ntarimo sobanukirwa muri kino gihe. Please, biriya bintu ni ubushit, ni ibintu biri shit cyane kabisa. Ni ngombwa ko abantu twongera tukabyamagana, abantu twongera tukisuzuma, tukareba uko ibintu byagenda. Mbonereho rero njyewe uko mbibona, uko mbyumva, uko sosiyete yakagombye kubaho kugira ngo twubake umuryango nyarwanda utekanye umeze neza. Ndifuza gusaba imbabazi, abagore bose muri rusange bababajwe n'abagabo. Aho abagabo babananiriye, aho abagabo bagire, mbasabiye umugabo mugenzi wabo, ngiyewe ubwanjye mbasabiye imbabazi on behalf of them. Mbasabiye imbabazi, mutubabarire pe. Abagabo turi abanyamakosa cyane pe, mutubabarire. Kandi rwose mbwira abagabo bagenzi banjye, namwe ababishoboye musabe imbabazi kandi ntibizongere, kuko bisa nkaho abagabo ari twebwe turimo dutiza umurindi ikino kintu cy'isenyuka ry'ingo. Wabyanga wabyemera, ariko abagabo ni twebwe nyirabayazana cyane. Nitwe nyirabayazana wo gusenya zino ngo, twitwaje ubushobozi bwacu, twitwaje intege nke zacu, twitwaje ngo ibyubahiro, twitwaje ngo ntago baduhereza ibyubahiro, ntago ngo bagira gute, witwaje ko wiragira ukanicyura muri sosiyete nyarwanda uko idufata, ko ari umugabo ari ugomba. No. Ibi bintu uko tumeze rwose, abagabo dutangire twisuzume, dushaka uburyo ki tureka ino miryango ikabaho. Ufite amafaranga, nibyo warayakoreye, umeze neza, ariko ari amafaranga wakoreye, ntabwo ari amafaranga yo